Aga. Genda gake reba ukuntu uri kumera ibintu reba ukuntu kumera ibintu nese undi ufite ikibazo nuza ari ibintu by'imbaraga ntabwo wandusha imbaraga ito urimo uraniga nyine urimo uraniga itonde urimo uraniga mu mahoro itonde ariko urimo uraniga Hi guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. So uyu munsi rero haracu wambaye ntegereje umujama tugiye gukorana ariko nuko navuye mu rugo nambaye muri kumbona ngiye gushyiramo kano gakanzu ubuse nagakanzu cyane agapira. So prank yo munsi rero ngimeze gute mbabwire ngo ibintu byose hari ukuntu umuntu amara iminsi agukora ukavuga ati why not ngiye ntakihorera. Prank yo munsi ngiye kujyana kuri date n'undi musore uri kumva navuye mu rugo nambaye gutya azi ko ngiye muri shoot ibaze ndaze nshaka umuntu uri mu wamaga mubwira ati ko mbonye Miki ahantu ari kuri date n'undi musore no yambaye ibintu nyine yambaye ibintu bidashamaje cyangwa bibi nyine bigiyandarika umuntu azi ko avuye mu rugo yambaye imyenda miremire ikindi azi ko agiye no mukaza kumva ngo wibere kuri date n'undi musore ese biraza kugenda bite. So noneho mureke mbanze kiramo ino kanzu ibindi byose tubivuge nambaye. So rero dukomereje hano Moses yahageze yatinze. So prank yacu uko nimeze ikintu kimbabaje nuko Moses atanywa inzoga. Nijye kintu kinunguye dore kuro nahise nambara. Murambona? Nahise nambara mini. Ikintu kigiye kurikiraho rero akandi kazi karareba we protege. Uri kubyumva? Akandi kazi kagiye kurikiraho karareba wowe. Mwabantu mwi prank yatugendesheje ubu protege ni yabeshye ko yagiye mu kiraka nanjye nagiye muri shoot. Protege ugiye guhamagara aga. Nimbura muhamagara wegereye hano. Uri kubyumva? Kimbaje nuko ndeba wagira ngo imvura igiye kutwicira ibintu. Aki imvura ishaka kutagwa. Ngamuhamagara. Umva kuntu ugiye kugenza. Ugiye guhamagara aga. Umubwire boss bite ni byiza. Nyine wo shaka uburyo binyirisha mu bwase ibintu mbonye ni ibikese Miki atari kintu njya kubwira sinshaka ko Mika bimenya cyama mamora kugira ngo tutiteranye ati se ko hane nagiye mu kiraka gukamerera wa muntu Kicukiro ko masanze Miki nkabone kumwe n'undi muhungu bameze ukuntu bishimanye ahantu munsi y'igiti kandi noneho ukuntu yambaye siko yavuye mu rugo yambaye. Uri kubyumva? Aramamagaye. Oui. Araje. Uri kumva? Kandi kirema kadeja bwo ataza kumpamagara. Cyaka ngakuremo nanga kujya mwitaba. Uri kubyumva? Nwangize nyumubwira ati se kuntu yambaye kuntu bimeze ati ngiye mpamvu nanze kubiceceka nuko nzi ko mubana kandi nyine wenda nazabona hajemo ibindi bintu birebire nkamira nkaho ntabivuze kandi nanjye ndi umuntu wanyu. Araguhamagara. So rero uraza kwisha umubwira ati ngiye rero none ntabwo amabwanga arahageze ushaka kuza kumubwira ati ngiye nahabasize twagiye ariko niho bakiri muhamagare. Hello. Yego. Bose meze bite? Iso. None se ari ibintu nshaka kukubwira tu. Abizi ko nari nagiye mu kiraka Kicukiro. Ariko unsezeranye ko utari buze kubibwira mama mora tutaza kwiteranya. Agenze gute? Yewe hano naringiye sinzi ukuntu ngiye kubona mbona mubitanye na Miki ari kumwe n'undi musore bica Bari muri shoot se ko bya muri shoot. Wapi? None mbonye ibintu yambaye atari byo asanzwe yambara. Yambaye imyenda migufi barica ahantu munsi y'igiti kabisa. Ahagana nyine.
hano Kicukiro. Kabamuhagarikira numve ko ariho bagiye gushutingira. Kari kumwe Nagana mbwira ameneza. ni Kicukiro kuri Golden Gala. Urahazi? Haraho zitwa Tekira. Aho kabisa. Kabamuhagarikira man leta amenye byari nawe gushutingira. Leta mbimenya nimba natari nimba nafata umwanzuro kugira nkareba. Nari mbabonye kabisa nyine murumva nahise nitsimba n'akazi mba nkaretse kugira ngo atambona. Rero ubwo sinzi kabisa nanze kubyiherera na wenda nanjye ntazabigwamo ukuntu ntazi. Umva sawa reka mpagarikira numve. Sawa nari. Agiye guhamagara Kira. Umva ugusuriye n'umusurire akwita ikiburanyo. Harya niko bavuga. Reka nze mwishe ikintu nshaka. Umubane karume mwabantu mwe. Uyu muhungu n'ubwa mbere duhuye. Bibwira abantu. N'ubwa mbere n'ukuri kw'Imana. Ariko ndashaka umubana karume. Umbwira ati nubwo bana na Miki namumenye mbere yawe ntabwo wazumwanga kuba namufata nkamusohokana si ibintu bisanzwe. Nese uraza umukanira ikintu kibi hano usanze turi gukora niki turaryamanye nyine hari ukuntu nyine umujama yihagara akavuga ati ibyo bintu uri kumbwira bishyire ku ruhande byo kujya wisaza kuba ari umugore wawe se uvuga ko wamurya wenyine warakoye tuntu nkotwo two kumujomba Ubuse nanyata. Oya ndije nitambika gusa nyine nawe ugomba kuba intare nagukange katari kumama nako ngiye ntago yamagara none kamabwire mwabana uburyo agafuhamo nyine afuhamo arashaka no gufuira n'umuntu ndebye Arafuha cyane. Arafuha cyane. Arafuha pe. Aragukunda cyane niyo mpamvu. Allo? Ni sawa. Allo? Uri he? Ndi muri shuti. Kubera? Nyago no nyine ne wageze muri shoot nta kintu. Yego mara turi gukina ahubwo mukana umamagara itari umenye ko ndi kuri kamera. Sawa. Uri ku filime neza. Yashaka kunyine akonfirme araje amagaye protege kira. Wina shaka konfirma yumve koko nimba ari ku mana. Neza ni koko ari ibyo kabisa. Ariko rero abantu gufu niwe abantu okay garukana mubwire ngo we muhamagara mubwire se ko ndeba bameze nk'abagurutse wagira ngo bagenda harya hano bamibyumbara amarumo nabamo babazengo oye babwire ngo ko mbona basa nk'abantu bagiye kugenda muhamagara yihute kujya yihute nyine ndabizi ubu agiye guta umutwe atigira vuba ndabona benda kugenda myutinga bamugenga utazatuma yumva ko turi kumwe. Allo? Gusa ndi kubona basa nkaho bagiye kugenda. Nari mbonye bagurutse. Hafi kwagera. Sawa. None reka dukatinge tumutegerezeho. Amubonye. Protege. Rebesha hano. Twimere fanta nk'abakaganira. Warubuzeho meze neza. Niwe mikishe bajarambwiye. Njya mubona kuri televiziyo to. Araje. Share. Baby. Koje wawe ninde? Neza gatangiye kuraka. Uyu ninde se? Anga siri muri shoot. Nabanje gucana ariko ndaza kujya muri shoot. Ngize ukuranga wo nguri ni muri shoot. Kandi mbwe ndaza kujya muri shoot. Uyu ninde muri kumwe?
ni umushuti wanjye yaramaze iminsi nyine ansaba ko dusangira ngo ni umushuti wanjye kuyo ntabwo amaga kubaza aho wahise ukambwira ngo uri muri shuti se nese ikibazo kiri hehe ase warasaze nese kurakaye wambaye gute haguruka bebi reka sirikura buretse gatoya rekura waje nk'ubu wambaye gute nese nambaye nabi none se uyu nguyu ninde reba ni agase zo muzi ese ndekura yanyine ranga ukuntu wambaye aga reba nk'ibi bintu uri gukora nese wareka ntacyo ndiba nubona genda gake reba ukuntu uri kumera bintu reba ukuntu uri kumera bintu oya murekere muretse manje ka tuganire nk'abantu bakuru kuko nuza ari ibintu by'imbaraga ntabwo wandusha imbaraga mwareka agavunira mureke iki kibazo what is your problem mureke tigo kuno kumena kumena ibintu wiserera gute ngubu uruzi nese kuza urwana bite byawe uruzi nyine kuza urwana uyu nguyu ni umushiti wanjye aranga akora iki nese ntabwo nemera kuganira n'abantu ikibazo kuba umuntu yasangira n'umuntu Imana yakuntu ibintu by'abantu ni ikibazo kuba umuntu yasangira n'umuntu reka tuganire mani wijye mu bintu byinshi waje ni muri shuti niwe turi kuvuga ntabwo ndi kuvugana n'uyu nguyu ese wari kutankubita mwana reka utankubita nakoze aha ngaha uri muri shuti nanjye nabwiyereka utankubita ibintu gato ubu wambaye gute twavuye mu rwambaye ikanzu ndende ko nyizi waciye ubonetse muri salo ubu wambaye gute nsogira nsohoke nambaye ibintu birebire ese wari kutarwana mbona uri umuntu w'umugabo kweri uri gute uza uvangira abantu gutya kweri mbara ndandaje mu byinshi minota nk'icumi ntabwo ngiye kunari nkuzi ntabwo nari ese wareka Imana imuze wamubwiye akande ko ibintu wabigize intambara kandi byose uri umuzima inde akumana umufite arafuwa nese gusohokana n'umuhungu bigutwaye se ugiye guhamagara nje ukuntu bituma niyo amafanta mwana umuntu w'umugabo mwana wagira ikintu by'intambara nese ubu ko wari ukubise umuntu w'abandi byari kugenda bite wowe uraje usanganye uzituziranye gute uzituziranye hehe mani nubwo yaba ari umugabo ariko ngewe turazanye kuva kera bro uri kumva nese aramuza gusohoka n'umuntu nta kibi udusanze ujye umukingirana mu cyumba ufunge ushyireho n'ingufuri niba umuntu atagomba guhura n'umuntu unjyana utaza gusubira aha ngaha umva nakubwiye wowe utaza gusubira urimo uraniga nyine urimo uraniga itonde urimo uraniga mu mahoro itonde ariko urimo uraniga uyu muniga wamubwiye reka biramubwire Mose sigenzi tuganire nk'abantu b'abagabo ariko bureka gato tuvugane utashaka kunkubita ndetse ko ushaka kunkubita rya bigende ntabwo ndi umwana mwareke ibyo by'intambara aga muri gupi mwareka guseba amazi tukamba uyu muntu turaziranye kuva kera nyine buretse gato turaziranye kuva kera ariko utabigira intambara ibintu oroshye ibintu tuvugane wavuga yari umuntu wabaye uretse kurwana wareka kwisebya mu bantu reba abantu bose uri gutuma bahurura wabaye uretse gato reka tuvugane gushaka nawe undi gushaka cyangwa dusanga uretse mubwire aje uretse ni Frank utumye mbivuga kare kubera amazi utumye mbivuga kare manu siko rutangiye kunkubita manu garuka ariko nkubwire aga witikoroga gute aga
garuka nkubwire ibintu nk'iyo murabizi wowe garuka nyine nkubwire manu uzi ko atumye mubwira ko ari prank kare garuka hano wumve manu uzi ko nkubise se bya nyabyo garuka nkubwire ushobora kubikira ushyira iseriye mani mana arambabaje ahubwo kunakugize ngwino musobanurira ariko ntukazajya ibintu byose uzajya ufuha nta nubwo bwa rimwe mu buzima bwawe wazaza ukicara ukabanza ugatega amatwi abantu ibintu byose utabifuhiyemo nese mana wagira gufuha gutyo ikanzu igikapu singi kiriya ikanzu irimo banza wicare tuvugane wirakara uyu muhungu uri kumurakara uramuzi bamwicara ngaha tuvugane uzi ibintu bye ubwanyu nkuyemo aka kanya nyine wifuha gutyo uzi ko utumye nkubwira ko ari puranka kari kubera nabonaga ibintu byose wabigize intambara wenda kwica umuntu aga umva banza wumva se va muri telefone tubone tugusobanurire aga turi kubwira wandike nyine va muri telefone tubone tugusobanurire ikindi kubaza n'ubwo nganga n'ikintu ushaka kunsobanurira kandi mana utumye nkubwira ko ari puranka kare umutima rumvuyemo mbona muri burwane kandi njye ntabwo nashobora kubakira mbere na mbere reka nyine ngusobanurire we kugira ibintu intambara puranka iyo umuntu akora undi puranka ararakara uyu muhungu Moses ni ubwa mbere duhuye imbere y'Imana ishobora byose nawe nabikwibwirira ni Chris waduhuje tugiye gukora puranka ni uko mba nyine isubirakaremo cyane nkahita nkubwira ko ari puranka kare ni Chris waduhuje Protégène ni yisimbura Protégène niyo waguhamagaye ni nanjye amubwiye ngo nasaba uruhushya nkaho avuye mu rugo nese impamvu nambaye ikanzu ngo kugira ngo musembure ariko ngiye mbonye ibintu bigize intambara cyane ndavuga reka mpite nkubwira ko ari puranka mani nanubwo wakwibuka ko turi mu bantu aga Protégé zanira yakaro uramunyere nese uri kukuwa nta kintu dupanga nta nimero ze ngira turahamagara Chris tumubaze ni Chris wamuje nawe bwa mbere ntabwo nari muzi bibanze umenye umuntu gahunda afite umenye yarebye mu munsi none se akono kagifuha bigeza kuwa gutyo wapi kabisa ukubyumva bibanze umenye umuntu ibintu birirwamo ndetse si kanzu naje nambaye ibyo ntabwo bindi abanze wumva ikintu twagiye nungu urebye nk'ibintu mvanyemo ngo mba ndahanga kurinda none ujya kutuma njya kwambagara kandi kumara kama ngo uyu munsi nashuka keze wataye n'impeta yawe yacitse nubwo wari twayitaye shasama bari bakwishe nda ibaraga noneho nawe waciye umuti ako mwese muri bisore tugiye kwatakana ariko ese ubwo ubundi iyo Protégé marumbwire ko abifashe neza man aga urantunguye biriseriye iki bikunduramo nyine ntabwo nari nzi kufuha birantunguye ntabwo nari nzi ko byagera kuri ino level nyine nayibaze ko nta n'iminota puranka tuyikoze mise mvuga ngo ni puranka kuko nabonaga atangiye kuniga ari kunkubita ashaka kurwana ari kugira ute uzumvaga ari bugende bita ngo okay ngabanze kuri hano nimba utarakaye ese kuri hano nimba utarakaye bagane n'abamwatinye amasaku agagaze ubundi mu buzima busanzwe usanga ufuha gusa wangiye mu mbariza nanjye ndafuha byataritse ariko mari mbona okay ugira girlfriend wawe witekereza kabiri ukazabibona oya nta girlfriend ngira ubaye mufite nawe rero ashaka kuza kubigiraho ikibazo oya ntawe mfite ntabwo nawe imbere ya kamera gusa ndafuha mpe nzi ko mfuha ndanye ndiye ariko mari mbona umuja mu ndende agarafuha cyane kandi wabuze gato twa tugiye kurwana man ese wareka kwirara yes ese uracyarakaye nago tukiri oroshya ibintu prank yarangiye oroshya ibintu wikomeza kurakara uzanyishyura kungurangurije
nawe nkugurije ariko uzanyishyura none se reka nigenda ashaka kubaza ikibazo kimwe mbara unsubiye protection none hano twagiye mu kuganira urekere kurakara yego nyine nuko nyine tuvuge udakomeje kurakara tubyoroshye noneho nyine reka tuganire nta kurakara ibintu watangije birangiye oya ribanze umbwire kuntu uri kwiyumva rega nakundi kwiyumva aga bimura akabya kwiyemera nawe nese yari prank iyo birangiye nago bantu baganira gute ese ko bigize intambara njyewe umunsi nzabigira intambara uzitwara gute uzabigize kangahe ese ubu twebwe tugiye two kubitindamo hari ikintu ushaka kumbaza sinakigendera agomba kuri date zawe ntabwo ari date mani kandi urakomeza kubigira seri noneho nzamujyana date biri seri ahubwo wakanateye nk'aka kanya nisi ko wakomeje kubigira intambara kandi ibintu turi kubyoroshya wajya ureka gukomeza ibintu k'ibintu hano bihari ari easy uri kurakazwa neza none uzi ko witeje abantu hano wibagiye ko hano tekera abantu bakunda kuhakorera ibiganiro nk'uyajya nk'umunyamakuru ufata akavide uri guserera kuri ese noneho nk'ubu mfatanye nk'umuhungu turyamye noneho byagenda bide aho kwipuranka ni protection wayizanye aga ni mani reka kwibyimbya ariko ese ko nugufuha gusa cyangwa ufite ikindi kintu kibiri inyuma nugufuha ufite ikindi kintu kibiri inyuma ndangiza ikibanza ubwira abantu ukuntu uri kwiyumva iyi prank igukoze he wari uri mu biki kubera ko ushobora kubimubabaza biramubabaje njye nagomba kwihorera amaze iminsi ankorera utuna yerege ntabwo aribyo bimbabaje mani ikikubabaje ni narinda ahantu ho mu maso inshuti igenda igufa rega hari ikintu utaramenya ntabwo ngiye prank nitaye ahantu waba uri nubwo waba uri muri serumu nagukorera prank ariko urafuha mwana yanjye agarafuha cyane nyine hari ukuntu umuntu ndayamanitse none hari ahantu mufatanye neza ngira ngo mugiye kurwana noneho wagira ngo imvura igiye no kugwa agaragara yabigize seriye cyane buriya wasanga yari azi yuko koko ari nk'umuntu nyine imvura igiye kugwa mwabibonye agagufuha nagufuha cyane ntago ari sawa cyane nawe gufuha cyane buriya iyo ufushye cyane bigeraho bikaba bibi cyane ugatangira kubangana n'umupatina wawe yakuwe na turi kuvuga wenda muri pranka cyangwa ngo uzashaka ngo uracyari muto ntabwo turi wenda muri pranka cyane ariko tujye mu buzima busanzwe gufuha cyane ni ikintu gufuha ni byiza ko wafuhira umuntu ukunda ni ibisanzwe ariko iyo bibaye byinshi cyane bigeraho bikaba ikintu gikomeye bigatangira kubangamira umupatina wawe ugatangira kumva atisanzuye rimwe na rimwe iyo byabaye byinshi bigeraho bigatuma munatandukana ngengeze gukundana n'umusore mwari cyo no kugira ese giye nafite gahunda nyinshi bawitonze umva ratamanze nkubwire nigeze gukundana n'umusore yajya nsanga ahantu hose ansanganye n'umuntu akarwana nyine akarwana nimba nasohotse urabizi ntabwo iyo uteretana n'umuntu mutabana ntabwo ushaka kumubwira plani zawe zose ngiye aha yigeze kunsanga n'abana ararwana bita bituma mwanga neza noneho ndavuga ati uyu muntu ndamuzinura urumva aho niho naganishaga nyine iyo ufushye cyane rimwe na rimwe nyine uba ufuyira umuntu akunda nibyo ariko gukabya ntabwo ari nk'uko wari ukabije wari kuza ukavuga ngo mureke tuganire ibi ni ibiki tunywa udufanta twacu n'ubwo yatumennye ubundi uratwishyura tu nese yatuyikorereye mu rugo ibirahure n'amateleviziyo byose umene uzi ko buriya mu rugo ibyo icyo gitekerezo wa muntu urakara agahita akubita n'ikintu muri televiziyo akahita yimena hari abantu barakara kuriye kubizi yayimena impamvu njye nayikuye mu rugo ni uko numvaga ibirahure byose n'ibiki yabimena ndavuga ngo atumenyeho fanta hasi karabaye aga eko nawe rero ntabwo ukeneye kuvuga halo yego mwiriwe arafuha wewe nimero yikuye kuri WhatsApp kuri WhatsApp kuri WhatsApp cyangwa nimero yikuye kuri WhatsApp
nabyo mbyiye nese nimero yanjye nimero ubwo yiwe nese wajya kuri wa none sora ikindi shiri ngabanza umbwire ko utababaye nabanza seke tubone ko ukuntu yari Frank urukumva mubwire ubona ibiboro buri gukora nese none we bizabe bizandiza gute uzamukosora ibiboro bizakurira gute guys ibintu bizamuriza azihorera ari abatipe twihorera nabi amarira y'umugabo nagatemba z'inyuma ariko washaka kuzashoka inyuma akoze ubwo Frank uzankorera nzayakira ariko reka nkubwire ikintu kintunguye njyewe numvaga ndi bubareke nk'iminota 30 ariko nkubise urushyi atangira kuniga ndavuga bya bintu bibaye seri ndavuga reka mvuge ko ari Frank kare nta muntu urabikomeke urabikora ngo pa yes kibuno nono yanizerega rakubabaje rurambabaje cyane ariko nukuri uziko nari nangiye gukeka ko tutari muri Frank man ubwo urabona ari kunyataka hati man yarangiye jido haronga iyo nifata wale nari kudanabirana hano yaje aga ngaho bwira abantu kuri kwiyumva dusoze bwira abantu kuri kwiyumva we ko ugeze kunkora Frank se umukobwa mugasomana yego urigeze ndaka byatanze ntabwo warakaye twamaze iminsi ine tutavugana yewe iyo musoma byari kugenda bite iyo mvuga ngo ngiye gufunga umwuka musome nk'uko wabikoze uwo ari kuba wapi mwari hano hari gupfa umuntu imbere y'amashuri byose hari gupfa umuntu reba hano abagore turafura ariko turihangana ntabwo twita twataka umuntu njyewe bibana naragiye ndiryamira uyu ndamureka nyine njye ntabwo mpita nataka umuntu ngo nyine hari no mu muhanda ndifata ngira ute ariko ntukazajya urakara cyane ntabwo ari byiza akunda kurakara iyo mwavuze Frank ari niyo kurebanira kuri televiziyo arambona yarakaye neza ari ukuntu nyine Frank nayo ndi kureba ariko mwari muri mu rugo hariya imeze gute sinashyuka mwari mwaka ari ukuntu umukora Frank nkamukoroga akarakara biseri akwagira kakurakara ngeyo nkuriye umunwa kumuri umunwa aseseka nibyo nashakaga none se kugurishije ntabwo ngo uzari akira ngo asagana ari muri amukorera Frank wowe man yarazinkora yanyeze gutangazanya umukobwa ku buriri asukaho amazi ngo umukobwa yahanyaye mu cyumba cyacu 10 noneho umukobwa uwo mukobwa nari muzi tubana muri timu nari mwivuganye reka nkwereke ibintu by'abakobwa gusa by'ibirenge ushobora kugira ngo ni ibyanya byo muri seriyo none se utarambwira ngo ni Frank nyone ushaka harimo kunambwira ngo byari Frank simbyizera ujye umutinda mu gake abanze kwanza nese ngiye ko yavuze ngo ndamutinda man hari igihe nyine ubona umuntu uri kumva nese reka nkubaze nk'ubu ngubu umugore ufite nk'umugore wakorera Frank ugasanga nko mu cyumba cyawe harimo umujama yambaye isume ku buriri bwawe haratose urinjiye nyine uvuye mu kazi ako kanya utaramenya ko ari Frank wakora iki nyine mbwira ikintu wakora warwana wakora iki none umaze kurwana wisaje ukana bagubaturikira rimwe baragusetse ngo ni Frank nyine aho ngaho ahita nsohoka nyigende ntabwo waburamo akantu kakubabaza kuko ntabwo kabura ariko ntabwo kabura ngo kube oya sawa mana yanjye urafuha ino telefone ndo yahindutse amafanta ariko ikintu cya mbere nakubwira nta mutima mubi ntaki byari Frank ni Chris waduhuje nushaka Chris muhamagara uvugire muhamagare mubaze muhamagara umujyi loudspeaker barahita yumva tuje umenya ko kiri kugenda Chris aso urabona ubundi miki yanyemera pe urabona utarenze igwaga mani ho muranaje cya imvura igiye kugwa mwabantu mwe Chris bwiraga kare wamuje n'uyu muhungu ni Moses kubera yafushye cyane
mani hano twari turiye amajido hari yabuze gato mani mubwire ukumva kari kwiza agapfa mutarase ntabwo yafuha grand frère sawa nyine umva imvura igiye kugwa nimba ubwira wa mubebi wawe akazaza ejo wapi imvura igiye kugwa kweri ngaha rero sezera abantu imvura iraguye mani sinshaka inyagira nambaye gutya n'undi mo ndatitira nicaye so abantu njye ntabwo nabahamagaye N'abandi- wowe niba ujya kwambara njye kwambara ndambarira hano ku bantu mwumvishe ko puranka yacu yakoze mumbwire ngo felicitation bayi mba nkubwire tubonye ibintu ukoze uzanyishyura uba ntabwo ari kukwishyura rero nzangukora zaza nizi umaze icyumweru utavuga umeze warajunje umeze n'ikiragi guys ntihazanye uzandakarira imvura siko ndi ari danje mwana mbanje ndidekarara ndabibereje sawa ndidekarara ndabibereje bashaka uburyo ngiye mbizi sawa nzahita mbikurikirana sibyo sheri ngewe nunyishyura nanjye nzakwishyura sigaye mfite abantu baba muri timu ya miki benshi bambwira ati kora bino mubabaze gutya none se ko njye nzakubaza kurusha nari binga reka tubabwire bayi mwande se ubwira ba nabona atangije